ubuzima bw'umwuka nawe Yesu niwe gisubizo kandi niwe muti w'ibibazo byacu byose. Twongeye kubashimira abakunzi bacu mwese abakurikirana ikiganiro kuri Ni Igihe Cyawe TV. Tubashimiye kandi tubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'umuntu wese mushyashya cyangwa se waba ageze ku kiganiro ari ubwa mbere ni ikaze. Twongeye rero kubonekana muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire, kugira ngo ijambo ry'Imana rigire aho ridukura ndetse n'aho ritugeza. Gusa mbere ya byose reka dushimire Imana kandi turagize iki kiganiro tugiye kuganira. Mana Data wa twese turi mu ijuru, tugushimiye kuri Imana igira neza kandi ukaba Imana ikiranuka. Wemeye ko tuganira ku ijambo ryawe, ntabwo tuje guhinyuza abatubanjirije mu ijambo ryawe, ahubwo no kugira ngo natwe twongereho kugira ngo dukomeze kugeza igihe cyo kumva ijambo ryawe. Reka rero Mwuka Wera amurikire kubana natwe, adufashe kandi adushyigikire, byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gufatanyiriza hamwe rero kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami mu bice byaho 5, hanyuma duhere ku murongo waho wa mbere, tubone ko tuganira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 5, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Reka dusome ijambo ry'Imana. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri sebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa muka Namani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya, yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira sebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Hanyuma akadusome umurongo waho wa 9. Nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutuma ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri wawe uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Dusomye ijambo ry'Imana, dusoma ku nkuru z'umugabo Namani ndetse n'umuhanuzi Elisa wo mu gihugu cya Isiraheli n'umukobwa banyaze mu gihe Abasiriya baremaga imitwe y'abanyazi. Ijambo ry'Imana rero tubwiye kuri uyu mugabo Namani ko ari umunyacyubahiro, ari umunyamaboko, kandi ngo yari intwari kuko Uwiteka ari waheshaga kunesha. Rero mw'iri jambo ndagira ngo tuganire kuri ijambo, mbabwira yuko Yesu ari we muti w'ibibazo byacu byose, haba mu buzima busanzwe ndetse haba no mu buzima bw'umwuka. Haba mu buzima busanzwe Yesu ni igisubizo, mu buzima bw'umwuka nawe Yesu niwe gisubizo kandi niwe muti w'ibibazo byacu byose. Iyi nkuru dusomye rero itubwiye yuko Namani yajyaga ajya kugaba imitwe y'abanyazi ndetse akagendana n'ingabo ze kugira ngo bafate ibihugu bigiye bitandukanye. Gusa ngo igihugu kimwe, uyu munsi umwe bagiye mu gihugu kimwe cya Isiraheli ngo banyagayo umwana w'umukobwa muto. Uyu mwana kandi ngo yari umuhanuzi. Hari igihe rero ibibazo bijya bikunda kutugeraho bikaza bidusanga cyangwa se bidusatira, ariko Imana yabyemeye bitewe n'uko hari ikintu ishaka kugira ngo igereho cyangwa se igire icyo isohoza cyangwa se ikore umurimo wayo nk'uko uyushaka. Uyu mukobwa yahuye n'ikibazo cyo kumutwara ari umunyage, ariko Imana yari imufiteho umugambi kugira ngo imukoreshe Namani abashe gukira. Nawe ushobora kuba uri mu kibazo gitandukanye cyangwa se mu kibazo runaka, atari uko Imana itabizi, ahubwo nuko yabyemeye kugira ngo mu gihe gikwiriye izagire umurimo wayo ikorana nawe cyangwa se igukoresha. Hanyuma ijambo ryatweretse ko uno muja wa muka Namani ngo yari yitegereje abona sebuja ngo arwaye ibibembe, kandi nta muntu n'umwe wari uzi ko Namani ari umubembe.
hanyuma kumara kubimenya abwira nyirabuja yuko umugabo we arwaye kugira ngo abashe gusanga Elisa muri Isiraheli amugirire neza cyangwa se amufashe kugira ngo akire. Namani akimara kubyumva ngo abibwira umwami, umwami amwandikira urwandiko rumwohereza mu gihugu cya Isiraheli, yandikiye umwami wa Isiraheli. Ariko ngo umwami akibyumva ngo arateruye amagambo aravuga ati mbese aho umwami wase yagize ngo ni njyewe nkiza kandi nkica. Hanyuma bashishimura imyambaro ye. Ngo Elisa cyumva izo nkuru ko zagenze, ngabwira umwami ati mureke Namani aza nsange aramenya ko muri Isiraheli hari Imana. Hanyuma Namani aramanuka ajya kwa Elisa ngo agere iwe ari kumwe n'amagare ye n'amafarashi kugira ngo Elisa amukize ibibembe. Gusa yari yiringiye yuko ari buze kumubona, wenda hari akareba icyubahiro cyiwe cyangwa se akamenya uko akomeye, agahita ahera ko akamufataho ngo akamukiza. Ko Namani yaravuze ngo nari nzi kuri buze ukankoraho karembarembya. Ariko Elisa siko yabigenje, aramubwiye ngo manuka ugende wibire muri Yorodani inshuro 7 uraza gukira ibibembe byawe. Namani ngo arivumbura cyane, ariko yari afite ikibazo cy'uko ari umubembe, kandi ibibembe mu gihugu cya Isiraheli ndetse no mu bindi bihugu icyo gihe byabaga ari ikibazo gikomeye cyane, byatumaga wirukanwa mu bantu, ukava mu bantu ukajya hanze y'abandi, mbese ukaba nk'igicibwa kuko wabaga warabembye. No muri iki gihe hari abantu usanga barabembye mu buryo butandukanye, cyangwa se ugasanga ari ikintu cyaguciye mu bantu bitewe n'ubuzima waba ubayemo, ugasanga ufite ikibembe cy'imibereho cyangwa se cy'imigendere cyangwa se cy'abantu banye nabo, ugasanga baguciye mu bandi, bagushyize iruhande, mbese ntukigendera mu bandi, nta jambo ugifite. Kandi ngo ibibembe nta muti byagiraga wo kubivura, kugira ngo ukire ibibembe n'Imana kugiriraga ubuntu ugakira. Ari nako n'uyu munsi iyo umuntu yagize ikintu kimubaho kigaragara nk'ikibembe, tugiye mu buzima bw'umwuka, ibibembe ni ibyaha. Waramutse wakoze icyaha nta wundi muti wabona uretse kuba Yesu yakugiriye ubuntu akakoza mu maraso ye ugahinduka uwera, cyangwa se ukezwa n'amaraso ya Yesu Kristo honyine. Nta wundi muti w'ikibembe ubaho uretse amaraso ya Yesu Kristo, cyangwa se nta muti w'icyaha uboneka uretse kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Namani nawe rero abwiye ngo agende yiyuhagire inshuro 7 muri Yorodani ngo araza gukira. Ngo arivumbura ngo narinzi ko muri Elisa ari buze ngo akankoraho ngo akarembarembya ngo hanyuma ngo nkakira. Ariko siko byari bigomba kumera. Kugira ngo ukire bisaba guca bugufi, ukabona amaraso ya Yesu Kristo yakugeraho akakoza ibyaha byose waba warakoze. Bitari ibyo nta bundi buryo. Namani rero ngo akivumbura aza kugira amahirwe yo kugira inshuti nziza, zimugira inama ziramubwira ziti mbese yagusaba ibindi birenze ibyo ntiwari bikore kugira ngo ukire. Namani arabumvira aremera, ajya muri Yorodani yibiramo inshuro 7. Izo nshuro 7 zimara kugera ngabona umubiri wongeye kuba nk'umwana muto, arakira bya bimbe bye bivaho, ndetse ngo arahumanuka, yemererwa kujya mu bandi bantu. Bishatse kutubwira iki? Hari igihe waba uri umunyacyubahiro cyangwa se abantu bakubona ko mbese wubashywe, ariko Imana yo yabireba ikabona ari ibindi. No mu buzima busanzwe wasanga abantu babona mbese uri uwo kubahwa, ubuzima ubayemo budasanzwe cyangwa se ari ubw'umwihariko, ariko muri wowe mo ndani ugasanga ufite ikintu cyagushenguye umutima, mbese kitakwemerera kuba wagera n'icyo uvuga, ariko bitewe n'uko abantu bakureba ukihagararaho. Ndagira ngo nkubwire rero ngo ubasha kureba mu mitima yacu nta wundi ni Yesu Kristo gusa. Kandi niba ufite icyo yakumarira, niba ufite ikintu yagukorera kugira ngo wumve ugenda nta ntimba ugendana mu mutima, niba ubasha komora ibikomere byose n'inguma tugendana mu mutima. Rero ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite ibintu byagukomerekeje bikagushengura umutima, nta wundi gisubizo dufite ni Yesu wenyine. Niba ubasha kureba agahinda kose tugendana mu mutima akaba yakamara, kuko ari ufite icyo yamara. Nta muntu ufite icyo yakumarira. Ndetse niba hari n'icyaha runaka cyaba cyarakugonze cyangwa se umwanzi yarakurashe ukaba warakomeretse, ari nk'ikibibe kikuboneka ari cyatuma uva mu bwoko bw'Imana ukaba wajya hanze yabwo, nta kindi cyagufasha ahubwo ni ukwibira mu maraso ya Yesu Kristo, hanyuma ugaragara nk'ukiranutse kandi ntugire ikizinga kikubonekaho, kugira ngo ibyo ukora byose ubikore wejejwe n'ayo maraso. Rero nawe gusabira nanjye nisabira kugira ngo aya maraso atugereho, kugira ngo tubashe kubonekana nk'abejejwe, nta gisa nk'ikibembe kitubonekaho,
kandi nimba hari ikintu cyaguciye mu bantu wenda ugenda utishoboye ariko ukabona ko hari icyo mbese ushoboye ariko ntacyo, ndagira ngo nkubwire ngo Kristo nyine wagira ikintu akumarira akaguhindurira amateka, akaguhindurira ubuzima nk'uko Imana yahinduye ubuzima bwa Namani, ibibembe bikamuvaho, nawe bikuriho byose byagusebye mu bantu byatuma uva muri sosiyete y'abantu, byose nta wundi wabimara uretse Imana yonyine ibasha kuza igahindura amateka, nawe ubuzima bwawe bugahinduka. Reka rero nkusabe nimba iri jambo hari icyo rigufashije, wumva hari icyo rikumariye, kugira ngo ubashe kurisangiza abandi, kandi kugira ngo ugende uriganira na bagenzi bawe, wakora share, wakora subscribe, ibiganiro ukabyohereza abandi bantu, kugira ngo iri jambo rikomeze kutwubaka kandi ryubaka imitima yacu, kandi ritubere impamba nziza yazatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Reka Imana ikomeze kutugirira neza, kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.